inshuti zanjye bene data dusangiye urugendo rugana mu ijuru. Nanone ndabaramukije, amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese bikomeze kubana namwe ndetse n'abanyu aho baherereye hirya no hino mu mpande z'isi. Muri aka kanya rero hari amagambo nifuje ko tuganiraho aboneka muri Zaburi igice cya 25 ku murongo wa 12. Reka tubasome. Ninde wubaha Uwiteka azamwigisha inzira akwiriye kunyuramo. Ninde wubaha Uwiteka? Iyo dusomye mu gitabo cya Yobu igice cya 28 ku murongo wa 28 tuhabona kubaha Uwiteka icyo ari cyo. Ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mu Migani igice cya 8 umurongo wa 13 bakavuga ngo kubaha Uwiteka ni ukwanga ibibi, ubwibone n'agasuzuguro n'inzira y'ibibi n'akanwa k'ubugoryi nibyo nanga. Ayo ni amagambo Uwiteka ari kubwira njye nawe. Imigani igice cya 9 ku murongo wa 10 ndetse igice cya 10 n'umurongo wa 27 bakatubwira ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi kumenya uwera ni ubuhanga. Kubaha Uwiteka gutera kurama, ariko imyaka y'umunyabyaha izatuba. Umubwiriza igice cya 2 ku murongo wa 26 bakavuga ngo kuko unezeza Imana ari we iha ubwenge no kumenya n'umunezero, ariko umunyabyaha imuha gusarura ngo arunde abone ibyo guha unezeza Imana. Mu gitabo cy'Abami ba mbere igice cya 3 guhera ku murongo wa 4, ubwo Uwiteka yabonekeraga Salomo mu nzozi amubwira gusaba icyo ashaka, Salomo yisabiye ubwenge. Ibyo byanejeje Uwiteka kuko atisabiye ubutunzi, icyubahiro n'ibindi. Maze Uwiteka amuha umutima w'ubwenge ujijutse, kandi amwongereraho ubutunzi n'icyubahiro. Muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 5 ndetse kugera ku 8 hakatubwira ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge abusaba Imana, iha abantu bose itimana itishama, kandi azabuhabwa. Ariko rero asabe yizeye ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose vuba. Haba ubwo dusabye ntiduhabwe kuko twasabye nabi. Inshuti zanjye bene data, reka guhera uyu munsi twige gusaba neza. Salomo ntacyo yigeze akena, kandi tubona ko abubahaga Uwiteka bari abatunzi, abanyacyubahiro, ibirangirire mu bihe byose byagiye bibaho, kandi bari abahesha b'umugisha. Mbese ntitwakwifuza ubwenge mvajuru kuburutisha ifeza n'izahabu? Reka turebere hamwe umumaro w'ubwenge. Ubwenge ni umwarimu. Wasoma Imigani igice cya 15 umurongo wa 33. Daniyeli igice cya mbere ku murongo wa 20 tuhabona igitekerezo cya Daniyeli na bagenzi be ubwo bari Babuloni. Ku murongo wa 28 hakatubwira ngo abo 20 ngo mu ijambo ryose ry'ubwenge no kumenya icyo umwami yababazaga, yabonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cye inkubwe 10. Ubwenge butera kwanga ibibi, kandi bugatuma umuntu ashirika ubwoba. Saduraka, Meshaki na Abedenego ntibatinyishijwe n'itegeko ry'umwami, ahubwo bemeye gutabwa mu itanura ry'umuriro kubwo kwanga kwica amategeko y'Imana ngo bumvire itegeko ry'umuntu. Ubwenge n'ubwugamo, ubwenge buha umuswa ubwenge. Ubwenge ni umurinzi, n'ubugera buzakurinda umugore w'inzaduka n'umunyamahangakazi ushyeshyengesha amagambo ye, kuko yagushije benshi abakomeretsa. Ni ukuri abo yishe n'umutwe w'ingabo munini. Ubwenge butera kurama, kuko ari isoko y'ubugingo ituma abantu batandukana n'imitego y'urupfu. Ubwenge bumenyekanisha inzira. Wasoma Imigani igice cya 15 ku murongo wa 28. Ubwenge ni ubutunzi, kandi burusha ifeza n'izahabu agaciro. Ntukarushywe no gushaka ubutunzi, wihebere bwa bwenge bwawe. Mbese wahanga amaso ku bitariho, kuko ubutunzi butabura kwitera amababa, bukaguruka nk'uko igisiga kirenga mu bishwi. Aya magambo ari mu Migani igice cya 23 ku murongo wa 4 ndetse n'uwa 5.
ubwenge nibwo bwubaka urugo kandi bukomezwa no kujijuka. Mu migani igice cya 19 ku murongo wa 8 hakatubwira ngo uwishakira ubwenge aba akunda ubugingo. Inama umunyabwenge atanga tuyisanga mu migani igice cya 22, igice cya 23 n'igice cya 24. Tega ugutwi wumva amagambo y'umunyabwenge kandi umutima wawe ushishikarire kumenya ubwenge, kuko ari byiza nubikomeza mu mutima wawe bigahora mu kanwa kawe. Ntukanyaga umukene kuko ari umukene, kandi ntukarenganye indushyi mu manza, kuko Uwiteka azababuranira kandi ababarenganya azabanyaga ubugingo. Ntugacudike n'umunyamujinya kandi ntukagendane n'umunyaburakari, kugira ngo utege ingeso ze zikabera ubugingo bwawe umutego. Ntukabe mu bishingirisha gukorana mu biganza cyangwa bishingira abanyamyenda. Niba udafite ibyo kumwishyurira, washaka ko agutwara uburiri waryamagaho? Ntugashingure imbago za kera, izo ba sekuruza bashinze. Ntukange guhana umwana. Ntugakundire umutima wawe kwifuza iby'abanyabyaha, ahubwo uhore wubaha Uwiteka burinde bwira. Ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga no mu ry'abanyanda nini bagira amerwe y'inyama, kuko umusinzi n'umunyanda nini bazakena, kandi umunyabitotsi bizamwambika ubushwambagara. Umvira so wakubyaye, kandi ntugahinyure nyoko ageze mu zabukuru. Gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Abajyanirwa gupfa ubarokore, kandi abarindiriye kwicwa ntubazibukire. Nuvuga uti dore ntabwo twabimenye, ntuzi kwigera imitima ariyo ibizi. Ntukishime umwanzi wawe aguye, kandi ntukagire umutima unezezwa nuko atsembwe. Ntugashinje umuturanyi wawe nta mpamvu, kandi ntugashukanishe ururimi rwawe. Ntukihorere cyangwa ngo witure umuntu inabi yakugiriye. Ntugakunde kuryamira kugira ngo ubukene butazagufata nk'umwambuzi, n'ubutindi bukagutera nk'ingabo. Mwana wanjye, wubahe Uwiteka ni umwami, kandi ntukishyire mu by'abajya irya n'ino, kuko amakuba yabo azabatungura. Ninde wamenya kurimbuka kwabo bose? Umubwiriza igice cya 4 ku murongo wa 13 haravuga ngo umusore w'umukene ufite ubwenge aruta umwami ushaje utakemera inama. Ubwenge ni ingenzi muri byose. Nuko rero mu Bakorinto igice cya 2 igice cya 3 umurongo wa 18, ntihakagire umuntu wishuka. Umuntu wese wo muri mwe niyibwira ko ari umunyabwenge ku by'iki gihe, aba umuswa kugira ngo abone uko aba umunyabwenge nyakuri. Mbese ntimuzi ko ubwenge bw'iyi si ari ubupfu ku Mana? Kuko byanditswe ngo itegekesha abanyabwenge uburiganya bwabo, kandi ngo Uwiteka azi ibyo abanyabwenge batekereza ko bitagira umumaro. Imigani igice cya 2 hakatubwira ngo mwana wanjye, niwemera amagambo yanjye ugakomeza amategeko yanjye, bituma utegera ubwenge amatwi, umutima wawe ukahugurira kujijuka. Niba uririra ubwenge bwo guhitamo, kandi ijwi ryawe ukarangurura urihamagaza kujijuka, ukabishaka nk'ifeza, ubugenzura nk'ugenzura ubutunzi buhishwe, nibwo uzamenya kubaha Uwiteka icyo ari cyo, ukabona kumenya Imana. Uwiteka niwe utanga ubwenge, mu kanwa ke havamo kumenya no kujijuka. Abikira abakiranutsi agakiza, abagendana umurava babera ingabo, kugira ngo arinde amayira y'imanza zitabera, kandi atunganye inzira z'abera be. Nibwo uzamenya gukiranuka n'imanza zitabera no gutungana, ndetse n'inzira zose zitunganye. Nuko ubwenge buzinjira mu mutima wawe, kandi kumenya kuzanezeza ubugingo bwawe. Amakenga azakubera umurinzi, kujijuka kuzagukiza, kugira ngo bigukure mu nzira y'ibibi no mu bantu bavuga iby'ubugoryi. Nibo bareka inzira zitunganye bakagendera mu nzira z'umwijima, banezezwa no gukora ibibi, kandi bakishimira ubugoryi bw'abanyabyaha. Bagendera mu nzira zigoramye, bakaba ibigande mu migenzereze yabo. Nuko uzakizwa umugore w'inzaduka, ndetse uw'inzaduka ushyikingisha amagambo ye. Wari wahukanye n'uwamurongoye mu bukome bwe, akirengagiza isezerano ry'Imana ye, kuko inzu ye yerekeye ku rupfu, kandi inzira ze zigana ikuzimu. Mu bamugenderera nta n'umwe ugaruka, kandi ntabwo basubira mu nzira y'ubugingo. Byose ubimenye neza, kugira ngo ubone kugendera mu nzira z'abantu bitonda
no gukomeza imigenzereze y'abakiranutsi. Abakiranutsi bazatura mu isi kandi intungane zizahaguma, ariko inkozi z'ibibi zizacibwa mu isi kandi abariganya bazayirandurwamo. Dore ikintu nabonye kibabaje ni uko abantu bo muri iyi minsi tutagishaka ubwenge mvajuru, ahubwo dushishikajwe no gushaka ubutunzi bw'isi. Uwiteka aratubwira ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe nanjye nzibagirwa abana bawe. Nimuze tugarukire Uwiteka nawe aratugirira ibambe. Abadusengera, abaduhanurira benshi cyane baratubeshya, bahurije bose ku kintu kimwe, ku bukire bw'iyi si, kandi sibwo Yesu yadusezeranije. Yuda mu gice cya 6 yavuze kuri abo, aravuga ngo ni abantu babubahira kugira ngo babakureho indamu. Ndabinginze twirinde aba bantu kandi tubakingiranire hanze. Tube maso kandi twirinde abakozi bahagurukijwe na Satani ngo baducucure. Erega umugambi wa Satani ni uwo kwiba, gusenya no kwica. Salomo yasanze iby'isi byose ari ubusa kandi ko ubwenge buruta ubupfapfa nk'uko umucyo uruta umwijima. Mbese duhitemo ubupfapfa kuburutisha ubwenge cyangwa umwijima kurutisha umucyo? Oya, ntibikabeho. Ahubwo duhitemo icyiza, twigane icyiza kandi dukore icyiza, kuko abahitamo neza ari bo bana b'Imana. Ubwenge mvuga si ubw'isi, ahubwo ni ubwenge mvajuru, kuko twabonye ko umwami Nebukadinezari yabonye ko Daniyeli na bagenzi be bari bafite ubwenge bukubye inshuro 10 abakonikoni n'abapfumu bari mu gihugu cye. Kuba umuhanga mu ishuri cyangwa mu kazi no mu bindi dukora bya buri munsi si bwo bwenge maze akanya mvuga, ahubwo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Abubaha Uwiteka dufite amakuba impande zose, ariko ntidutinyishwe n'ibyo tubona, kuko ingabo zitabonwa n'amaso y'abantu zoherejwe kudukomeza, kutwongera imbaraga no kuturinda. Yesu yaravuze ngo mu isi mugira imibabaro, ariko muhumure kuko nanesheje isi. Imana izarengera intore zayo, ntabwo izazirangarana. Yakuye Daniyeli mu rwobo rw'intare zitamuriye, kandi abanzi be zibasamira hejuru. Bagenzi be ibarindira mu itanura ry'umuriro, ntibashya, ahubwo usumira ababajugunyemo. Natwe iri kumwe natwe. Dukomere twe gutinya. Twubahe kandi twubahishe Imana mu bihe, mu bibi no mu byiza, nayo iziyubahisha kandi natwe itwubahishe. Ni mutyo buri munsi twitoze kubaha Imana, twanga icyaha n'igisa nacyo, ahubwo dukunde gukora ibyo gukiranuka. Dushaka ubwenge kurutisha ubutunzi bwose bwifuzwa n'ab'isi. Erega kandi Yesu azi ko byose tubikeneye. Ariyo mpamvu yatubwiye ngo ntimukiganire ibyo kurya, ibyo kunywa cyangwa se ibyo muzambara. So wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi muzabyongererwa. Aya niyo magambo nanifuje kubasangiza. Mureke dushaka ubwenge, twige kubaha Uwiteka, tuve mu bidatunganye. Benshi barayobejwe, baretse ubwenge, baretse kwitondera amategeko y'Uwiteka, ariko tubonye ko Uwiteka yavuze ngo nanjye nzabareka. Oya, duhindukirire Uwiteka. Iki gihe cy'uyu munsi, aka kanya niko dufite. Reka twe kugipfusha ubusa, ahubwo dutabaza ijuru kugira ngo ritwereke kandi rituyobore inzira dukwiriye kunyuramo. Uwiteka abahe umugisha, aho mutabashije gusobanukirwa, Umwuka Wera abahe gusobanukirwa, kandi mbingingira ngo duharanire kuzabana mu bwami bwera bwo mu ijuru, ahatagerwa n'imibabaro n'imiruho n'imihati yo muri iyi si, aho tuzahora tunezerewe turi kumwe na Data wa twese ubutazongera gutandukana. Ndabakunda aho muherereye hirya no hino mu mpande enye z'isi. Uburinzi bw'Uwiteka bukomeze kubana namwe mwese.